Muraho neza muhawe ikaze muri Veni Sauna Massage duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na serivisi tugira hano iwacu tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo ku manywa tugasoza saa 7 za nijoro. Bumwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu dukora Swedish massage, deep tissue, reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788625531. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Veni Sauna Massage. Muraho mbasuhuze inshuti bakunzi ba Mugabe World, igihe nitwa Mugabe mwereka abagikaga ko yakaruzigamaze Rwanda ya Nembe waruye Nembe ya Rusimbi rwa Ruyange rwa Rubona rubona rwa Rutsobe nkaba ndumutsobe umubona gabanazanye n'inshuti yanjye litwaje umwuzukuru wa Budugu uraho mbere. Muraho mbera yandi genda inganga rimene ingabo gendiriya mbera yandi bandi mugiye windiza gende mu byuka yadaje giri mbera Budugu nkomeje Budugu bwa Kabare mbera nkomeje wa Budugu bwa Kabare ka gitoni na cyagira umukobanya aye ureditinga ntabwo wahita uva kwa Budugu ngo ujye ko ngubwira ingoma zose ko zose turimo reka twahozeho uraho turiho uriho ejo bundi ndetse muri iki kiganiro ndagira ngo mbabwire ko ari cyo kibagezaho Mugabe nyine supervisor wacu n'ibera turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma, tukaba turi kumwe n'umwuzukuru wa Burora, umwuzukuruza wa Burora Bwanakweli yitwa Bwanakweli Asifiwe. Hanyuma Asifiwe nawe turagira tumuha ijambo, mwarabwiye ngo ejo bundi kundarabapfugikiye, kikaba ari cyo cyanzanye kugira ngo tuganire ku bagenzi ngo twarabaryamiye nguki ibintu biraho bidashobora gufasha n'umurwayi ngo yoroherwe. Bahaye ijambo mubarwe Rugarama, bahaye Rugari. Murakoze cyane, reka tubashimire ko muduhaye umwanya kugira ngo dusobanure ikibazo tugihereye muzi, ikibazo cyabaye abo twa generation Z cyangwa se Gen Z muri 2026 cyangwa muri iki gihe tugezemo. Ikibazo gihari niki Bob, reka ikibazo ndi gusasira ndabaza introducing nshingiye kubi wacu abwo abahandi baraza nyuma. Okay. Ubushize twaganiriye tuhuza baby boomers tujya kuri millennials, hagati aho ngaho hazamo ngo twasimbutse ngo Gen X ya kurabwo wajya kuri Z abagenzi utagiye kuri X. No, ariko baby boomers ni babyaye millennials. Ngo millennials rero buriya hari indi yitwaga BBC, born before computers. Ayo namazira sa biranga bya seri komeza ibibazo by'abagenzi, komeza ari ikibazo cy'abagenzi bo mu Rwanda ngaho tega amatwi. Ubwo ngubwo muri Asifi uze kumbwira ibyo wumvisemo muri icyo gihe rero u Rwanda rwagize ibihe nkuko tubisobanura. Abagenzi ubundi batangiye mu 1999 nibwo abagenzi bavutse kugeza n'ubu ngubu nibo bateka inzova, bari bakuze babaye bakuru, bari kuraninga bimwe na bimwe mu bishoboka. Ariko ndagira ngo wenda ngaruke kuri millennials. Millennials ni generation yagizemo ibice bibiri. Ihera mu 1978 kuko mu Rwanda haba amateka mabi ya jenoside saricikamo ibice bibiri, bamwe basigara inyuma ya jenoside abandi basigara imbere ya jenoside. Hazamo aba baby boomers baje bahagaritse jenoside, ndetse n'aba millennials bamwe na bamwe barimo ba Mugabe
batekinga over bamaze gufata igihugu, baratuyobora, bafite ibibazo byinshi. Mugabo yasobanuye ntari busubiremo byo kubaka igihugu, kukivanaho cyari kiri, cyongera kugira ubuzima, ndetse byari biri hasi munsi ya zero mu bigaragara. Mu buryo bwa ekonomi byari biri munsi ya zero, kuko nk'uko tubizi, ntabwo ndi bujye mu mateka cyane, hari igihe cyageze u Rwanda ubwo birarangira uvuze ibibazo by'abagenzi. Bob waze kumvugiramo ndakubajije cyangwa iminota 10 ukentezingana nakuvugiramo, sineberewe kubaza se, ntabwo byemerewe ni introduction. So ubundi fata amapfubye ntega amatwi, tega amatwi nge gutega buri gihe, ariko uwo munsi ubwo byakunaniye nayateza, ariko urura bikoresha ubusa. Ni nacyo kibazo abagenzi bafite, ntabwo tubikoresha ubusa. Ikibazo ntabwo bigenda muri pesi yawe, ntabwo byose bigenda muri nduze yawe. Arumva yasohoka akazagorwa narangije. Okay, ngomeze noneho. Ariko ibigi bimenye ko technique buriya bari kunde kugira kunetraliza kugira ngo ncike intege, ariko sindi buzicike. Noneho ikintu cyabaye pfa kubuza ifite ikintu cyabaye twatangiye noneho twabyaye abagenzi. Aba bagabo n'abari bafite ibikomere byabo byihariye by'ubuhunzi binyuranye, ndetse n'ubuzima bubi bijyanye n'amateka, baraje bagira mu Rwanda, amahoro aragaruka, babyara abana aribo twita abagenzi. Twabyaye abana bitwa abagenzi. Abo bana b'abagenzi rero bagereye no barakura, bariga, barakura, barerwa n'abo bantu. Niyo generation yabanje ndi kuvuga, ubu babaye abagabo, abandi babaye abagore. Bivuze ngo generation mu Rwanda imyaka 21 uba wemerewe kuba papa wundi muntu cyangwa mama wundi muntu. Ubuvuze ngo aba bana b'abagenzi harimo ababyeyi kugeza ubu. Ntabwo rero tukiri kwita abana. Oya, ni generation, ntabwo turi ku genzi, ndega naguvuze ko ari abana, ni generation yitwa Z. Ko nabana b'abantu, urega nawe uri umwana w'umuntu, we ntabwo uri umwana w'umusingakazi. Okay, twikomereze. Ubwo umwana w'umutsobe komeza, ntabwo ndi umwana w'umugore kahabirwa. Mureka ni umwana w'umutsobe twiganire. Noneho abanyamurenge bashaka kugusuzugura, kwitirira ubwoko bwo kwa nyoko. Wewe no mu rusengero iyo bashwanye, Mose pastor akaba ari umunyabyinshi, ariko ngagira ari umusiga. Pastor ari umunyabyinshi, ugiye kumupinga aravuga ngo ugira ngo arayoborwa n'umwana w'umusiga. Okay, reka ngomeze. Ikibazo rero cyari actually iyi conversation twayitangiye dushingiye ku kantu kaciye mu minsi ishize, tumaze iminsi tuvuga ko abagenzi batagira amafaranga, batagira uburyo bwo gukora, ari abashomeri, ari bafite ibibazo byinshi, nta contribution ifatika bashyira ku iterambere ry'igihugu cya nonaha, kandi ntibakira abana mu by'ukuri babaye abagabo, abandi babaye abagore. Aho ngaho biteza ikibazo cy'uko njye navugaga ko ni systeme cyangwa se aba bantu bateguwe nabi. Abagenzi bateguwe nabi ku rwego ntabwo bigeze baremwamo abakozi, ahubwo baremwemo nabyita gute, ababyeyi babareze bivura ibikomere. Niba atarabonye marigarine akayimuha ewana manywa nijoro, niba yarajya ku ishuri n'ibirenge akamugura imodoka ebyiri ya saa sita na nimugoroba imujyana ku ishuri, yamureze mu bikomere, ahubwo babakoresha nka therapy. Barivura ku rwego ujya ubona rimwe na rimwe mu nama. N'ejo bundi afandi bingira arabivuze, ari kuvuga ukuntu n'abo bana mwanya wo kubigisha n'indangagaciro nta nubwo bazi ururimi, guhera ku rurimi ntabyo bazi. Ururimi ruragoye ku buryo ibingira yavuze ngo tuzajya dushaka umusemuzi akumbwirira icyo nshaka kubwira kandi avuga umwana we. You get the point. Bivuze ngo ni ibintu bakoze, baba exposed kuri chance yo kurera abana noneho mu mahoro bafite igihugu, ariko babarerana ibyo nakwita nkaho ari impuhwe nyinshi, barajenjeka bajeyi. Okay. Bamaze kubarera abajeyi, abana umusaruro icyo twari tubitezemo gisa n'ikibura, ariko noneho bikagera ubwo bo bavuga ngo abana ngo ko bakuze ko batigira inama, ariko mu by'ukuri umugani nyarwanda uvuga ngo igiti gipfa mu iterura, nako igiti kigororwa kigira gito kandi umwana apfa mu iterura.
umwana wapfuye mu itorero rero Bobo ntabwo njya numva ukuntu uwo mwana ushaka kuvuga ngo uramukosoza ikiboko uramukosoza impanuro kandi nyamara mu by'ukuri byarapfiriye mu burere mu byo yonse ibyo yakuze abona struggle zanyu ntago tuzignoringa ntago tuzitesha agaciro ntabwo turi hagati y'ibyiza n'ibibi byakozwe oya aho ngaho byose ni byiza ariko ibibi byakozwe bari nabonye abantu bagushima cyane ngo bari ku ruhande rwawe ngo ibintu mvuga kuri uriho gusiga kizamuye ku rundi rwego komeza uzamure volume undi yukoze ku rubyiruko n'ubuhanzi buzamuye volume yanjye izamura ugabanye lecture ukomeze ungubite ingingo zifatika aha ngaha rero Bobo bikata bigaruka kuri point yawe ari nayo ushize twasorejeho uvuga ngo they should be responsible abagenzi bagomba kuba responsible y'ibiri kubaberaho niba badafite akazi n'uburangare bwabo niba badafite imikorere nibo batayihimba inzara nibarya ngo aba ari ikintu cyigisha depression ngo banabavura pa niba ari ikintu gitanga ubwenge iyo ushoje ubwenge buraho ikibazo ntabwo ibyo bintu uvuga byitwa inzara tubizi nicyo kibazo inzara ifata ku kaguru inzara ifata ku kaguru thank you icyo kibazo nacyumvise cyo kubarera abaje byo nkubwije ukuri tutagenda kure mu makanyisha we are responsible for that kubarera abuje usa nasuka bahigi nicyo cyaza nifite ariko noneho Bobo dushaka umuti aha ikosa baryemeye none dushake solution ni yes ibi bintu turabifixinga gute nubwo bisa n'ibiri ku ariko hari ikintu ushaka kukubwira siziribe ibibazo byabo biragije ariko reka mbaze gende ndi gusasira rero ngo twinjire mu kiganiro ubu twinjiye washasha ariko buriri washashe ikibazo niba kiri muri education niba kiri mu buzima niba kiri mu ko hose biri ari ibibazo cya mbere gihari twakuriye mu buhungiro bamwe abandi hano bahuye n'ibibazo bya jenoside no gutotezwa na leta hari ibintu by'ibanze tutari dufite twimwaga na situation ihari na politike mbi n'ubujiji n'ubuginga bwose yego turaje tuririye turimaze ugatanga icyo ufite cyose ari bwo buzima bwawe igihugu ukakibona waragize iyo ubyaye umwana ntabwo wabwifuriza ko yanyura mu byo wanyuzemo yego abana turabatetesha izo modoka wamuganaho kugira ngo agende ikirometero ajya ku ishuri agira imodoka imujyana n'igarura byibuze tumuvugisheho n'akongereza n'iyindi heritingi ibikomere byacu tumuhe marigarine tumuhe n'umugati niturangiza wirye wimara ujye muri CSS yabanye y'abasirikare ufata umwenda mujyane no muri Amerika wo kwishyurira umwana uri muri Amerika waho utaragera kugira ngo bone amashuri wowe utigeze kandi uvuga uti uyu mwana wakuze abona byose afite urukundo rwanye ise nubwo atabaga harari mu ntambara ariko yaziraga was a good dad kandi akadiriga wize n'amafaranga yo kumwigisha amashuri meza ya system yo mu Rwanda munega education tukayirega bamwe tukabohereza i Burayi bakatwitura bagarukana na dreadlocks n'urumogi n'ubutinganyi n'ubusinzi hanyuma muraturega kurera abajeyi ndibuka na leta no ku ishuri dushyiraho itegeko ko nta mwarimu wemerewe kunyuza gukubita ikiboko umwana kubera ko hariho muri ya society cyangwa se wa muryango nyarwanda wari ufite ibikomere n'iki umuntu byari ibyo umuntu yajyaga gukubita umwana na za frustration rya mukarye agakubita gukubita inzoka ibyo tubikuyeho tugira ngo turiho turarengera uburenganzira bwa muntu dusanga umwana ntagikorwaho umwarimu yadebye nabi ihorere kugira ngo byibuze bya bikomere dufite tutabibashyiraho mwebwe mukaturega ko twabareze gutyo twivura ariko wapi twebwe twavuga ko ibyo twabuze byose tubonye igihugu hari akantu buriya nakubwiye buriya mu kintu cyadushokize cya mbere tubona umushahara wa mbere 4,700
ni shock yo kumva ko umuntu arinze igihugu noneho mukongera no kumuhemba si icyo se bano bantu bagiye kuzajya babiduhembera mu by'ukuri icyo kintu cyashokeza abasirikare benshi. Of course nobody can say no to money, ariko ntabwo twumvaga icyo baduhembera. mwumvaga ari nk'umuhamagaro, ni inshingano zacu twatanze ubuzima bwacu. ariko mwari seriye umushahara mwawibajijeho none abantu bariho baragerageza kudukorera ibiki. None se uriho urarinda igihugu cyawe babiguhembere baguhembere kuko urinda ibyawe, uriho urarinda abanyarwanda bawe babiguhembere ko warize abanyarwanda bawe. akanda gakunze buriho murarinda baso banyukora banyoko wanyu babiguhembere kuko wabarize. ni patriotisme no badukubise umushahara amafaranga iyo tubona ubu tuvuga ko ari make kubera icyo gihe, ariko mu by'ukuri it was a lot of money for doing nothing, doing your job. ni nko kuguhumeka, ni nko kukwishyurira guhumeka kuryama ngo kugira ngo uryame reka tuguhe amafaranga n'ubusanzwe uraryama nabo batayaguha kandi kuryama ni inyungu zawe. batangiye wa mugani bamwe batangira abasirikare twaganiraga, ariko uzi ko ari gutya abasirikare ba Habyarimana babaye cyengenge. niko barenzwe babazaniraga ibiryo baraza akabazanira pirimusi bakanabahembuye umusirikare yazarwana se sizi ko wumva icyo kintu. ego ndi mumvu amateka y'u Rwanda ntabwo twahembaga abasirikare cyane ku bw'abami kareka burya twabahembaga iminyago ibyo bizaniye ahandi bakabigabana, ntabwo babihaga umwami akaba ubahereza buri agahereza umutwe w'ingabo bakigabanira. Ako cyaraziraga kugaba igitero mwazana iminyago ngo mukayigabana, kirazira. Mwazanaga umwami akaba ari we. none se babagaho gute? barahingaga nyine imiryango barahingaga bakorora. tuzi wahembera umuntu uko yarize igihugu cye logique ni nziza. Nizi ubwo ntabwo byumvikana. N'ibindi bihugu hari ibihugu nzi nabyo bafacilita amazu ibyo kurya cyangwa bikabaho neza. Noneho icyo gihe bataraduhemba twagenderaga muri taxi zino zatwegera ku buntu kandi wambaye uniform yawe. No mu restaurant. Mu restaurant kurya cyabaga ari ikibazo. Ntabwo twaryaga mu restaurant. Cyaraziraga. Ko mama afite restaurant uzi ko nta musirikare ajya kwishyura iwacu. Ariko ubwo wowe yari aturanye n'ikigo bamuzi. N'abandi bo kuri patrouille ba nijoro hari ukuntu bazaga nka saa 11 nka saa 3 mera kwa bikira ibiryo akaba ari wari kubibagenera no bakabwirana abari bagiye gukorera ati nimuhagera muzare mu mutwe gutya na gutya na gutya bahagera bakaza kudusuhuza bakigendera kubiza akazi nijoro nka saa 3 kako n'umuntu abatangiye gusonza tugiye gukinga tubama babiki akaba bakirina ariko bucece na muntu bareba kabashyira mu cyumba ahantu bonyine bakicara bakarya ariko batabisabye ntabwo bajyaga bisaba ahubwo yari yakoze cyane ku buryo abaje uyu munsi babwiraga abazaze ariko iyo biza kumenyekana ko bagiye mu rugo rw'umusivili bakarya ni muri restaurant yari restaurant bakarya still twari kubafunga mwafungira ikize ntabwo byabaga byemewe kurya mu basivili kandi ari bizo ni yabikoraga nawe ku bushake yumva ari ishema ko bari gufasha umuntu uhagaze warasinziriye. Ibyo nibyo ariko sibyo kuko umusirikare ugomba kwirinda ibintu bibiri bikomeye. Uraryama he urarya he kuko abantu hari very weak ushaka kugwa umwanya wari wose. Twakubitaga naduye gakarama twakubisa aduye karama mu mutara ahasiga ibiryo n'ibindi bipakizi ibyo twashoboye gufata ari ibipakizi bya bire bya dry ration
ariko ibyaruye wapi fundi yaruye no macupa ya primus ari aho akatubwira kanimukore kuri za primus zabo ntawamenya abantu bica abasivili ubwo se bana baroga mu gisirikare nta muntu uroga twabibonye ku ngabo za Habyarimana gusiga ibiryo bishyizemo uburozi gufata izo nguka yishyiramo uburozi mu gisirikare nta musirikare ukora ibyo bintu barabikoraga ingabo za Habyarimana zarabikora so baratubwira bati kuva uyu munsi ibintu byabo mujye bibireka komeza ariko akantu mugenda gakunze k'umushahara ruriho jewe nawe hano turaje tubyaye abana twavuze sha ubuzima twanyuzemo ingorane twanyuzemo amateka twanyuzemo reka twe kubyitura abana bacu umwana wagiye kugira icyo abura ibyo nakoraga byose nabikoreraga umwana wanjye ariko wibagiwe ko azagusimbura ntabwo nibagiwe ko azasimbura numvaga ko uyu mwana bwo muhaye ibikenewe akagera mu mashuri akomeye ahubwo azaza neza uzase nanjye urenzeho unsumbye niko ngo bivuga wapi ahubwo umwana wariye neza akaryama neza akajya mu mashuri meza akavuga icyongereza n'igifaransa twumvaga ahubwo indege atagira kumva imbeho ahubwo twumvaga bazashinga inganda z'indege atagira kumva imbeho ati ndikonje ntabwo njya hanze nijoro birangira tubyaye ba maringaringa so icyo cyaha niba mukiturega ariko bo reka nkubwire akantu aho ngaho ngiye nkushinje ibyo bintu byose uvuze nanjye barabinkoreye ariko ngiye ikintu ko wabaye umugabo mbera oya ibyo ni ibindi wabaye umugabo iyo n'indi nkuru iyo niyo ngeneye iyo nkuru yari ibishye niyo ngeneye yari ibishye ku buryo niyo ngeneye kuko niyo yakugize uriwe none rimwe na rimwe n'ababyeyi banjye ntibayumvaga iyo ngiyo bumvaga nigumuye mbera iyo yivuge niyo yakugize umugabo uriwe nonaha dushobora no kuganira nanjye nagize inshuti n'ubwo ubu abakubona bose bakubonamo umugabo ufitiye igihugu akamaro nibyo tuganira bishobora kugira abantu akamaro ese muri iki kiganiro kuki mvuga ibibazo by'abagenzi no kugira ngo nganire mvuge n'ibibazo byabaza ngavuga my own story. Okay, I'm gonna talk about myself, but okay. Let me first mbanze declare ikibazo ngiye kudeclare mu byukuri ikibazo ababyeyi ngewe mpereye kubanjye nabashinja ntago twigeze turerwa ngo handi uganira n'umubyeyi agakora transfer y'ibyo afite muri we abiguha twe dufite umubabaro dufite agahinda nabonekaga bazi yumve chef nabonekaga kabiri cyangwa gatatu mu kwezi ndi muri operation za Ruhengeri Gisenyi ndi muri Congo landmines z'igihari batubwagwa abasivili bamwe batemanye abandi ngo mu Masaka mvumbutse intera hamwe ngo zirica abantu ahantu hose tuticara tutaryama ibyo yumvaga Perezida Kagame ari bwo kubabwira ku bibazo bya ba Sedashonga yego erega agira muntu usa muri cabinet bati ingabo zawe zirica abantu atubaza ikigo nasinzira n'umwicanyi urumva ibibazo twe niba perezida icyo gihe ari vice president akana minister wa defense yarashoboraga kumara icyumweru adasinziri jewe caporal serije colonel major wamaraga n'ukwezi utageze iwanyu erega ibyo ndabyumva nta nubwo ndi umva rero transfer iyo ubona nta mwanya wo kuyikora ufite ku giti cyawe aho rero ejo nagarutse mu transfer y'iki yabo muri y'ubukotanyi y'umuco y'uko mu bitekereza y'ibyo mwari mufite by'umurage mugomba gutransfera mu bana ku buryo bibashepinga kandi baka experience psychologically uba transforming amagute twakujije mbera urabona kugira ngo uburi we none baravuga ngo utaganire na se nta menyo se ko zavuze jewe data yapfuye mfite imyaka 4 ko nabaye imbwa ariko ibyo bintu bubikora ariko erega umubyeyi ntabwo ari ukubyara gusa ntabwo ari uwakuva ntabwo ari ububereye amaraso ye hari ikintu uri bwo kudukinga gikomeye reka nivuge nicyo nshaka kuvuga ko guca mu ijambo uyibavu guca mu ijambo wavuze akantu keza kare mwebwe mukura kugira ngo ubyumve Bob wahuraga n'umugabo muri quartier akakugira inama nawe
nawe twageze hano muri iki gihugu uwo ni wowe. uretse twageze hano muri iki gihugu nari mfite imyaka hagati ya 13 na 14 abantu twasangaga usibye kuvumbura interahamwe tuvomera abantu bamwe b'impunzi b'abasivili tukabavomera amazi ku buntu tukajya mu makambi bamwe bari bakiri mu makambi. Uravuga ubuzima bwo mu Rwanda ndi kuvuga none se wari kugira ariko jewe niba utumvuze ikintu jewe kukivuguruza bigutwaye iki ko wituraka umwanya muremure ufata muremure reka abatanga kirageze kukivuguru abantu bo kutugira inama twabakuye shika baze kumbwira umwana icyo nzi kuvuga concept ndi kuvuga umwana yabagaru igiturage kizima ari wa community ari wa community ari umwana w'ivillage ibyo byabadata noneho ikibazo cyahindutse ibyo byabadata ubwo twakure muri conflict hahandi n'umuturanyi ukurikiye next you mutavuganaga uri kubyumva chief jewe gitangira high school mu mwaka wa 2 nayoboye imyigaragambye narabikubwiye aho uri Bugande turi kuvuga ubuzima ariko se gende yo ndashakamo imyaka narezwe cyangwa se nagiriwe n'inama n'umusaza cyangwa n'umugore wo ku giturage ngayibura ije narireze musaza erega abantu benshi cyane baboye iki gihugu bari washepinzwe na situation mwarimo. Thank you iyi nese twarayibonye so blame us for putting you in a good situation mukaba. Of course I do. Nawe uragoranye kuganira nawe. Urimo urakompara ibintu byo jewe ko nari frustrated. Urimo urakompara ibintu byo 80. Wize neza urarerwa kuganira nanjye. Wize ishyamba. Ahubwo uri kumvugiramo kandi ndi kubonye ukavuga. Notice. Cece kubanze wumve. Abaturage b'Abanyarwanda mu 1994 kugeza mu 2005 Bob wavuga ngo no gukina n'abana babo ni ibintu mwatekerezagaho kabiri kubera impamvu ebyiri. Ku musozi umwe urugo rumwe ruri gushinja urundi ruri gushinjwa uri kubyumva gacaca uri kubyumva noneho ni ibintu utanabaza naso ntahari ngo mu biganire akubwire basinga ibintu bikuba hanga nibi wa mwana mwakinaga ukumva ngo nyina bamufunze burundu ntuzi ngo azize iki uri kubyumva ukajya kwireturuva ku ishuri abandi bari kuvuga ngo wenda n'urugero papa wawe cyangwa mama wawe yafungishije kwa kanaka ahubwo na mwarimu wari ubagaze imbere bakamujyana ukabona wa mwarimu azi imisa gukubita icyo guhora ntabwo ari uko wakoze ikosa mu ishuri ahubwo araguhora amateka y'abaso n'abanyokuru utanazi uri kubyumva twarezwe mu bintu nese twebwe icyo gestation twarayumvaga uzi situation kuda twarayumvaga se twe ikintu cyashobokaga rero nuko umwana namwe mwabikoresha imbaraga z'umurengera mufata umwana muramwezoretinga mu gipangu aragenda nako niho yari afite umutekano reka nawo niho umutekano uhese niho byibuze safe byibuze umwana yiga mu cyongereza mufite umukozi uvuga ikinyarwanda ntibari buganire umwana yicaye mu nzu nyina agiye kazi segeye ku kazi hari umuhango rimwe na rimwe uza akabazana ku ishuri akabatereka akigendera nta nubwo muzi naba n'uwo mu anko twebwe n'escort oyaga gufata abana ku ishuri akabashyira none si icyo gihe uhereye ku myaka ya kangahe no kugeza kuri 94 kugeza 2005 aho urwo Rwanda ni rwo Rwanda rubi rwabayeho twe tukiri mu ntambara musaza urwo Rwanda rwari rubi tware tukiri mu ntambara turi no muri gacaca turi turwana 1994 dufite abantu bamwe bumva ko bate abitwa abahutu baratumaze badutegekesha igitugu none ubwo abatutsi muraje ni muze natwe mbadukubitire ku gakanu president akavuga ati ibyo ntabwo bishoboka urumva icyo kintu akaza atari ko wakabeshya tunuri yari mu baje mu gitero twakurikirana tugasanga arabeshya gereza zuzuye ingengo y'imari yari haradu amafaranga make muri iyo myaka uvuze yatunga igihugu yagendeye ku magereza ari umuntu wanjye wagaburiye gereza imyaka 10 ebana bamwishyuye nyuma y'iyo myaka ahubwo no kumva ko baramurekonesinze baramwishyura baramwishyuye kabisa urumva president namushimiye uzi gereza yari ifite abantu bagarike mu gereza menshi turi ku gitutu cya Human Rights Watch turi ku gitutu cy'amahanga
ngo umuntu ntabwo ashobora kumara umwaka nta dosiye afite, ntabwo abantu bashobora gufungwa amasi batagira ubutabera. nta nubwo umuntu ashobora gukatirwa imyaka 30 nta muntu wize amategeko urimo. Nta muntu wize amategeko arimo. Ibyo biri aho ngaho. Classical justice dufite abacamanza babyigiye batarenga 20 batabasha no gushoboza ko kagari kamwe. Dufite abantu bakira aho ngaho. Isago turayumva n'impamvu tuyumva. Ariko si uko uyumva gusa. Turayibubahira. Ntabwo ari ibyubahiro dukeneye. Mwakoze. Ntabwo ari ibyubahiro dukeneye. Icyo dukeneye nuko mutwumva. Erega kutwumva ni iki ngiki. Kumva yuko ibintu bimwe twabimye. Byo kwicara kubabwira neza ni iki. Usibye no kuba tutabifite ntabwo twe duhari. Ntabwo niyo mwatubonaga ko twaje icyombo cyabaga kiraha. Ndabyibuka najyaga kuryama icyombo gagishyira ku ntuza ngo tagwamagara kubura. Ikibari kibise bakatagamagara ukijya utarakora muri nkweto cyagera. Uzi kugira ngo iyo navaga i Kigali igiye mu Mutara byasabaga ikintu kimwe. Niba mvuye i Kigali aho nararaga nagombaga kurara ageze ku kigo kiri hafi, mwohereza message ko ageze kuri iki kigo, nabo bakaba umusirikare umerekeza akangeza mu rugo. That's good. Hashira amasaha kandi najyaga mu rugo mfite imbunda. Kuri isa utabara aho ugeze. Hashira amasaha 28 wa musirikare ati tugende. Wa musirikare akabwira ayo yaho mu rugo ahondi. Ayo ikintu gikomeye bari bafite ubwo ayo wogo ni gayo uturere gadutatu. Agafata moto za Ages. Agatwara akagera iwacu mu ifamu y'ubwiyo hafi y'Akagera kuza kureba Mugabe umeze neza kandi ntabwo yazaga imbokoboko kuko ntitwahembwaga. Yazaga inyuma yashyizeho agafuka k'umuceri n'igishyimbo n'akawunga. Bubaho umwuga ukora. Bubaho umwuga ngora babone ko ni kubahishe muri quartier. Babyubahishe muri quartier n'ababyeyi bamenye ko nigira akamaro. Kandi akahagera naho yaba duta. Yanereraga isarute kugira ngo anyubahe. Nibwo akambwira ati ku cyombo boheje mbese gutaha genda. Subiye Kigali cyane. Tuzinga ugataha. Ntabwo wasezeraga. Wajyaga kuryama buri gihe usezeye. Yuko atari time you can wake up. Ndibuka inshuro 8 zose nageze mu rugo. Babaga bazi igihe nzazira ariko batazi igihe nzagendera. Kuko nabyukaga nka 8 nkagenda. Baga yanjye ku bitugu n'imbunda. Haza moto kumfata, haza umusirikare aje kundeba. Akareba uburyo atabyutse umuntu wari we wese. Ageraho ndi buryama akangora ku kirenge gutya. Shyiramo uniform nkambara bag ku bitugu nkafata imbunda ngamukurikira. Abango bakazajya kubyuka Mugabe nahari. 8 times. So izo 8 times ibaza icyo gihe mba mfite umwana. Ndari kuba mubwira iki? Situation yari imeze ugese narinze iki? Gese nari ifite iki? Icyo nari ifite ubuzima bwanjye nibwo kurwana ku bandi byibuze ngo babugire babone basic. Twifurizaga abanyarwanda ikintu kimwe gikomeye kubaho undi munsi kandi nawe ubakomerekeje. Tubwo turi mu hagati y'Icyenda na 4 kugeza 2005. Iyo periode rero ko yagushaririye natwe nuko byari bimeze. Ako byibuze bwari kurya bwagiye ku ishuri mwese ndimwaryaga. Ariko icyo gihe twari dufite imyaka 19 kuva 2009 kugeza abavutse. Okay. Hanyuma izo situation mwari murimo ntago zarangiye. Oya 2005 iyo periode ya Sifi. Iyo periode ya 2005 tuyishyira akadomo sibyo? Impamvu mvuze 2005 nanze kuvuga 2003 president kimara kwiyamamaza wenda namuhaye imyaka 2 yo kumenyera office no kwigira no establish ko yarahise bikora. Yaramaze gushyiraho guverinoma ihagarariwe na Bernard Makuza
nziza cyane ndayibuka hafi ya yose Yego. azwe wa Patrick abari benshi ba Robe Murenzi abantu benshi cyane b'icyabwenge bamaze kuza Robe aje mu burezi abantu icyo gihe nicyo gihe rero numva cyo kubaho Bob kubaho rero ku gihugu n'ukuri mwari mubizi neza ko mumaze imyaka 10 experience nze ko mutari abarezi ahubwo mu sponsoringa ubuzima bw'abana ntabwo mwari mufite umwanya wo kurera ko mwari mufite igihugu cyo gutwara kandi aricyo gikomeye kurusha kurera umuntu umwe. Ese ko nari Ryabega ko ari igihe kimwe nabaye Ryabega za Nyagatare ndi za Nyagatare nkatangiza ikigo cya Ryabega cy'amashuri ibyo rero kuvuga ntabwo ndumureza ahubwo na ibyo uri kuvuga munsi y'igiti ndatangiye kwigisha abana munsi y'igiti ibyo uri kuvuga ndashuri rihari ibyo ngibyo actually thank you for that ibyo ngibyo ni byiza cyane ariko ni system wasize creating the system abandi basivile bafite ingamo bagakomerezaho wari initiative wari ukoze. Okay, since 2005 twagakoze iki mwari kwita mureba kure kuri ubu buryo ngiye kubabwira education mukayiha umurongo hagarara apana indi basic buretse ko ntamwe ijambo ngiye kuvuga ibintu biri ntago ari byinshi icya kabiri noneho bikarenga wa mwana amaze kujya logique na reso bikarenga kumubwira ibintu biri basic baby good night ikangusomera igitabo no none ugatangira kumutamika u Rwanda kumugira umunyarwanda wa nyawe utigeze ubawe wa munyarwanda ubasha kugira logique na rezo no gushyira mu gaciro ariko mu nyungu z'igihugu kandi za benshi. Abana benshi bakinishaga grenade ngahumva Irekani ikintu utari ko bize kuri kumbwira in 2005 cyari n'umwana actually umwana wa Gasamagera we nawe yari inshuti yanjye uzabana benshi birasha na pistol yamuturikanya amaguru uzabana benshi bishwa n'amapistole yabase iyo stress nanjye nigeze kumfata ari grenade zimeze nka micro urazibuka abana bareba zimeze nka micro nigeze kumfata ari gukora akazi karimo ndigakura kanze kuvamo niryiyo ngo nabo tuganira iki kigali ntabwo uzi ibyo ari byo nabibonye mu rugo njya kubikurura actually abana benshi baba ofisi barezwa na Bescott kugeza Bescott yashaka kubajyana kuri patrouille kuko Bescott yarabarera nabuko babayo ariko nibyo patrouille kandi abana bakunda abasirikare cyane tubakurikira abana bakunda abasirikare cyane kagaruka bakunda abasirikare babona ari ibintu bidasanzwe uzibazo bufite ugenda umazibazo gasigagira ordre kandi hano bakunda nyiri regime cyashye tuvuga ati oh wow abana bageraga gutya ukabona urabaryamishije bajya kubyuka bakakubona uyu muntu ntabwo aryama none bajya ku meza bwibwa bakabwarangije cyaraziraga yuko umusivili abona umusirikare arya bwagowe ko bwabikemuye kare ariko uko byaga bigoye kubabona barya umugari saa 11 wabaga arangije gukaraba kurya no kwambara neza uniform no gutera inkweto no koza imbunda wayishyizemo oil amasa ibintu byose biri ready afande yabyuka mwese mukirasanira ku modoka mukaba nawe uniform ye mwayiteguye ibya madame atashoboye gukora mu buriri uniform n'iki na madame nawe hari aho yageraga mukamwereka ko atari umugabo we igira hirya umugabo we mukamusohora ndagiye gusura muramu wanjye ku Kibuye muramu wanjye utuze mushiki wanjye twageze ku Kibuye yaradeployize muri 9th battalion tugeze ku Kibuye baradutera nijoro noneho badutera nijoro muramu wanjye yansohokanye muri resitora ku Kibuye noneho bateriwe mu rugo Nyamishama 2001 perezida yaramaze kurahira and 3 ariko Kibwisho ko yibonye umutekano nyuma baradutera so Bescott atagira kurwana my sister ari muzi to protect her my sister umwana w'imfura ari muzi wa Bescott rero my sister agashaka kuva muri yanzu ajye kureba umwana natwe turi trapped between kuva kuri restaurant twinjira muri Nyamishama turijira turwana
haduyi yaturutse bari benshi bashaka gufata muramu wanjye kumujyana n'amaboko bari baramuhigiye urumva icyo kintu I was young ariko nanjye biba ngombwa ko dutangira imirwano waje gusura muramu wawe wambaye sivili wakarabye agasabune wisize nese ufite imbunda icyo gihe nari nagiye nambaye sivili nese urwanishaga iki imbunda z'abayisikoti ziri aho imbunda iyo ari yo yose nta mbunda iri aho biba ngombwa ko abayisikoti babiri twajyanye n'uwo muramu wanjye abandi bane basigaye mu rugo bo batangiye noneho gufunga inzu iri muri my sister babiri barayigose bariho bararwana n'aduyi iziri mu mwana ya yindi irimwo n'imbunda z'aba bamwe bagiye n'imyambaro imwe uzi ko iyo mwabaga muri mu mujyi muri kuri relax wambaraga teni ariko ukayifungira munsi y'isogisi kuko yabaga ifite umugozi hasi ukambara amasupuresi ariko bya bikweto biriri twambaraga ibikweto biriri twe twarabizaniwe na leta inyumba byitwaga vijyana musirari bimeze nka bote ariko by'uruhu inyumba nayo yari indwanye yabazaniye vijyana musirari yari yarabikuye za yugoslavia iyo ngiyo erega ni nawe wazanye mukotanye ibyo binuza washoboraga kwicara gusa gusutama kikanga kwigonda ikwire piyo kwire igera ngo mavi nk'abasikari bagufi ntabwo yicaga arambuye amaguru iyi ni vijyana musirare abasore ni muryamye ibyo ngibyo rero kubera ibyo bihugu bikonja nibyo bikora ibyo bikweto byakwiriye ntabwo bote zakora kuko haba ari mu bukonje mu rubura so bagakora bote z'uruhu pure leather ibyo rero inyumba bimwe leta inyumba yagiye kubinegosi yagira ngo bimwe niba yarabiguze make ibindi babiduhera ubuntu ni ibintu bari bararwanije mu ntambara y'isi ya kabiri barabiduhereza ariko shatu RDF yavuye kure RDF naho kugira ngo muramu wanjye n'abayisikoti babiri turwane tuzagere mu mbuga yacu tuyireba gahariya imodoka ihagaze gahariya ubwo bari bajyanye nka muramu w'umuntu kubwo bamutembereze muri Kibuye arye muri resitora iki twatewe tuyigume twumva icyombo ubwo abaturanyi bumiwe bagiye mu nzu hose tugatabaza inuza platuni yari iri hafi platuni turi bwo gutabaza tayari nayo iri mu mirwano yari yatewe ni ukuvuga nta watabara undi turabaza abasirikare bimeze bite situation imeze gute musirikare ntabwo afite umwanya yari yaravuga ku cyombo undi ukumva ngo nta ndege mwari mufite indege si yava indege muri iki gihugu nta ndege mwari mufite shinyagura 2023 nazo indege ya yeze bikadusaba bwe gukata muramu wanjye ahita agwepa we arakata ajyana n'umuyisikoti we batangira ngo frankinga kugira ngo barebe uko babona access mu rugo batangira guturuka abaduyi bamwe inyuma dukomeze birangira twaccessinze inzu birangira my sister abonanye n'umwana ariko urugamba rurangiye none wa mwana of course wa mwana nawe ngo kugira ngo n'umugabo hari hano kugira ngo uzamwicara umwicaze ngo mubwire ngo gukunda u Rwanda icyo atabona ni iki se anytime yapfa at any time wapfa za Rubengera za Nyamisha abanyamisha wowe urabona ko ari mu mujyi rwagati so igihe iriye umanuki za Nyange naho ni hafi ya kaburimbo ijira munuza aho bwira nijoro igihu kikaza kigafatana n'isi rushoboye kubona umuntu za Mabanza ariko n'ibyo bateriya ntabwo niko mubaho bati ibise bintu bwabikemuye
muramu yarabimenyereye we yarabimenyereye ariko niwe byabereye umushyitsi nijye byabereye umushyitsi kuko nari mvuye i Kigali muri Republican Guard mubaho murya bati bose bwarashe turarasa ndetse tuse haduyi yaturutse ngo yambutse mu Kivu ngo ariko ari muri aba baturage iyo bakora screening se wareka ugasigana nibwo abaturage mbarasa kugira ngo byashoboka ngo bagufunga ubarashe uziko bimeze nk'abacengi bo muri za Gisenyi za Kabaya ubu se twebwe in 2012 or not 2012 bibiri na kangayira bibiri na kabiri twaga tuva ka Kigali tukajya mu Rugwiro mu burinzi busanzwe tukanyura Kimicanga hari utuzu twishi cyane twavaga ka Kigali tukikubita tukanyura mu Kiyovu tukanyura kuri peage tukijira za Kimicanga n'amaguru twambukaga ya kaburimbo ya Paul tukijira muri Kimicanga tukazamuka hejuru kabatwa twinjira mu Rugwiro n'amaguru byose bidashobora kujya munsi minota 15 bidashobora kurenza minota 15 urwo rugendo bwiruka kandi imbunda zose muzifashe kugezaho aho abantu ba Kimicanga batagiye kuturasa kubarasa bari ufite imbunda bibiri na kabiri hakoze umwanya byinshi birago twatubimenye bigasaba rero ko tubakubita surprise gusaka ibikaba yenda yibuka kuzigora kupekua saa 8 wese buri muntu wese uri muzi wese soka usibye imyenda wambaye nabwo babanza kugusaka ibindi bane tuhafatira imbunda zirega 180 bagredade ibiki bibwe tugasangane ubwo ni twakubitinda yikatubwa ngo nibyo umusirikare w'Ikanombe babeshya bamwe abandi ariko arimo n'intera hamwe ibaze abantu barasaga abajepe ubu twarategwaga nta muntu wapfaga kutugeraho uzi hariya munsi y'Urugwiro wijira iriya yose yakabatwa yose ugenda munsi y'ambasade y'Abanyamerika bega baturasira patrol bakayirasa abaturage Dusu umusirikare wambaye civil umuturage kaje mwabonye ibintu byinshi bibi so ko tuvuga ngo twarizi kubona ubwaje ko batari ku Rwanda siza mu ukura bwewe n'ubu ngubu kuba murubona nuko CSS bahumugenda bwatangiye kwa civil ubu abasirikare bamwe ngo ntabwo bakiba mu kigo hafi ya bose bibere mu ngo icyo gisirikare nikibaho icyo ngicyo najye kindezeho hakuruva ni cy'abagenzi kuko umusirikare w'igihe cyacu ntabwo akiri mu gisirikare nuri bari kwitegura gusezera ari kwitegura gusezera ari ba kano ba general bari baritegura gusezera ariko bobo reka tugaruke muri uyu mugabo bagize pilot wa president Gasana Brigadier General Gasana 82,000 he was still flying the president ako dufite helicopter ebyiri eshatu yarazi ndege kuva kiragiye jize nesereka Gasana aratuje abantu benshi bavuga umuhanga kanize good man bamuvuze neza kabisa bamuvuze ubuhamya bwiza ni wa mugabo udashobora no kubonaho ikibazo Gasana is genius and very quiet kandi ntabwo ari ya quiet yo kujunjama he's simply a good guy abantu bamuvuze ubuhamya bwiza kandi akunda gusoma ahora agerageza to advance and is a good pilot nzatwara president nusome ko asara yagusaza ariko urumva biri abintu twara president nusome mwajya mwaganira iki ko afite president ariko ntabwo a pilot usubuganira iki na president your pilot ni transporting him you're transporting ndibuka nk'ubwa mbere mubona muri helicopter yaraje icyo gihe narajya no mu Air Force yaraje was it 1999 yarazagiye ba general uriya general hadi Samuninda w'amasomanini Nyamvumba icyo gihe ari kano
ari we uyoboye J1 planning n'ibintu bya recruitment yaraje Gabiro Gasana niwe wabazanye ari ibintu bikomeye kubonana na kane icyo gihe wari ukomeye Gabiro icyo gihe yariyobowe na Nzaramba mbona Gasana bwa mbere bya bintu narotaga ko natwara indege n'ingeri Rwanda birashoboka umunyarwanda arayitwaye ndamubwira indege nzayitwara ni ndayitwara nzayirasiramo ndiwe nabaje kubona kuko icyo gihe ari kumwe na muzungu banzu ubwo ari brigade ya General Demari muzungu urambona Demari nibo bari kumwe bazanye J1 yazanye n'iki araza asanga turangisha imyitozo aho kudupasinga twongeraho ikindi gihe ngo niturashya neza ndabumva buriya n'umusirikare utabaho buriya mu bantu b'abasirikare ushobora kumbaza ngo genda ujye muri RDF uza n'umusirikare ushobora kubaka iyindi RDF ntabazana Nyamvumba kuko no kuva kera yari instructor Ebure Nyamvumba yakubaka igisirikare mu gihe gito cyane from scratch nuburara biriya byaba banyamwasa bajya hirya n'abakarege yanga umwe yayoboye ubutaso ndayobora ingabo nta muntu wakubaka igisirikare ubarimo nibyo abeshya ngo barwanye bakubaka igisirikare bakarwanya RDF bakayitsinda ngo bagategeka bararota inzozi ku manywa y'ihangu it can't happen instructor ufata abasivili agahita bagira abasirikare bagashya neza akavuga ubu barirende kujya kurwana nyamara barcyaye kandi yaratangiye nawe ariko ni training week ari mwarimu usanzwe barimwo bakirikiri barimwo bantu ba uyu mugabo wa Sumani jya nshaka kumutumira ko ni wishuti yanjye n'undi mugabo nzamukugezaho akunda gusaba mu makwe witwa Sumani twamwitaga Mukongoto kubera iriya nkoni yo kuri training week bahita Mukongoto kuko yari mwarimu akaba na RP uzi icyo ari cyo ni umupolisi w'abasirikare uri mu gisirikare discipline iyo wagize ibikorwa bya indiscipline icyo gihe twagiraga icyo bita corporal punishment sinze igisirikare cyo niba kikibagira of course discipline igisirikare ntabwo gitandukanye abarapi baba bari mu kigo iyo bya bintu watawanyitse ukanakererwa bagutanga raporo baraza bakaza bavuze ifirimbi bakamanuka ari nka batatu bakagusuka amazi ukabiri igiti ugaterura igigazi bituga kandi mugasuzanya birangiye cyane akarakaruka kancanga umuntu aragukaranga mugasuzanya gute kandi hari ubwo bagukaraga ngo gahwera muri Republika Uganda habaga umwarapi witwaga Rwamanywa yigeze kunkaranga kabisa nanirwa no kugenda bazana n'amazi nashyira mu kanwa aho kuyanywa kwa kundi urutsiyo bagukaranze cyane unywa amazi kuko umubiri wawe ushiramo amazi aranza ngeshize mu kanwa ngiye kuyamira ndayaruka Rugamba waraguhaye muganga bahita banshiramo serumu kugukaranga bya bintu ugashya neza Rugamba murasuzanya cyane ndari ikibazo twagiraga kuko yigeraga uri muri position yo tubikora ndaje ndi muri position ako ndiko kaziki azika ya discipline reka tugaruke ibaze wankaranze bameze gutyo ndiso ndatashye ngutamiko Rwanda hawo Ibaze jambera hari ikintu ariko utambwiye ufite botrom ya Rwamanywa oya botrom ya Rwamanywa ariko se wowe wegere wakaranze ndakaranzwe nabeshi domwe nashwa uzi kugikuruto ukore bagukaranga va ku bintu by'iki baragukarangaga usiko yazaga yakura we kucyo ndeba nkaho uri umujura kandi ushobora kuba uri umujura kwiregura ni icyaha bakagukaranga umunsi wose
niyo bivuze ko ntabwo uregura instructor yakubwira ngo urareba nk'umujura ukamusubiza mu ngando wese wakuraho ijambo ryo gusubiza instructor ngo yasidiwe icyo ni icyaha gikomeye baragukaranga kandi unyuzeho wese w'umusirikare agenda gutera ishoti umugeri mu ngando umutipe yarasohotse bamusuye bamuzaniye imyenda arasohoka hako kundi nyine bari kuri gate ariko asohoka ngo agiye ngo kugenda yarabanje arakaraba neza arabitegura yambara imyenda myiza agapita t-shirt k'umweru sangrife azamuka yihuta ngo agiye kureba mushiki wari umuzaniye imyenda kuri gate n'umukobwa bakundanaga agira ibyago asanga ko porozi badukarangaga bari bahagararanye na noze n'umukapiteni wari utuyoboye na directeur w'icyo kigo twakoraga ati we ugiye ngo ndaje gufata kana hano arakomeza aragenda ati we garuka barakoze mugiye ngo ndaje gufata kana I love civilians. Sikubwenge bagera abasivili. Nago yagaze nakomeje yirushya ngo ndaje gufata kana hano fande ndaje ati we wagira ngo ni boyfriend wabwira aragaruka noneho umukapiteni yari umwakazi ufite umwana mwiza w'umunyamahoro ariko ubu sinzi ukuntu byagenze yaravugiye ngo apare kubuce ku bantu utabasuhuje ryama hasi agomba kureba mu zuba aryama agaramye yari agapira k'umweru ryama hasi kuki utakibupfurugira kuki uce ku bantu utabasuhuje ryama hasi atuje shaho stress nanye dr tashyiramo umunyungu ariko uyu mwana aragira amazi iminsi afite ibyumvire ngo niko giye wumva nabi n'ubundi ntabwo habura abawugeramo umunyu aho ngaho umutipe ari muremure ubwo ubuzi cyangwa amubwiye uwo directeur uzi cyangwa amubwiye uwo kapiteni ukaragasha bapfaga directeur ari mugufi cyane n'umutipe ari muremure cyane ndakumva aramusuzugura noneho umutipe n'ubwo ngubwo kugira ngo muryamishe hasi directeur yari umusivili yari umusivili yaranje muri gutya ngo kumureba nk'umusuzugura nuko umuzumba aryama hasi aryama agaramye ngo ndashaka kureka ko directeur mutareshya alenje directeur hagari ibirenge byo hano ku matwi ye neza uruhande rwayo aje aravuga ngo uri kureba amaso ha directeur uri kureba ko nari kure bobo abantu bari kure umuntu uryamye asugaramye umuntu ahagaze hejuru ya gutya umutwe uri mu maguru uramubona ko ari directeur n'abareshya ndubona tubwiye ngo nabonaga directeur nko mu ijuru n'ubundi utarandi guhagarabye ageraga ijuru riri hafi aho ngo uyu ntabwo mureshya we ntacyo uri umusivili uri aho ngaho usanzwe abaramukaranga ukaraga aho ngaho umuzamu aragenda afata ibyo bintu abishyira aho ngaho ntibanabonana ntibanavugana bashiki barazinga mbe ngaho subirayo ibyo wabikwemeriye somo uriho urumva icyo bashakaga gukora muri uyu muntu ariko Cedric uriho uracyumva va kuri Cedric uriho urumva icyaba uwo mukapiteni na directeur bashakaga gukora muri uwo muntu bashaka kumumaramo ubusivili ibikoma kumva ko hari umurongo udasanzwe wakuye iwanyu hari umurongo tukwerekezamo kandi ikibabaje gikomeye ibya bindi mwaturegaga ngo ntitwabonye umwanya wo kubatamika u Rwanda twashyizeho ingano nyinshi kugira ngo zibatamike u Rwanda ziraberekana system turi bwo kunyuramo kugeza aho utashoboraga kujya muri kaminuza utanyuze mu ngano ntabwo zikiba ariko ntabwo abo bagenzi bose abo bagenzi bose bazinyuzemo sabatamitse u Rwanda ariko ntabwo ngira ngo urwatsi yarwaye urwaye runini uburyo mutamira u Rwanda mu buryo buhagije ibyo tutakoze tubarera ariko systeme twakuriyemo yabahaye ingando reka tuvuge akantu k'ubushomeri tuza kumara igihe turakavugaho hariho ikintu kimwe jewe nidushaka iki kiganiro kimara amasaha 2 ariko hari ikintu kimwe ushaka ndakira ngo tuvuge ku buzima bwawe what made you a man ubuhamya bwawe bumeze bute actually ubuhamya bwanjye bwatangiye
njye ntabwo nakuriye mu buzima nashakaga. Yego, washakaga uba umeze gute? Nanjye nashaka ubuzima nk'ubwo bwose bworoshye, buryoshye. Hari bafite nk'inkweto nk'icumi, ubwo ndi kuvuga imyaka y'ubwana ariko bafite nk'inkweto nk'icumi cyangwa 15. Njya kwiga mu modoka. Yibukije ubwana ejo bundi baramaje, ubwo urashaka iki? Ubwo ndashaka ngo pair of sneakers ngo 200. He 200? ngo niyo dream ye. Ngo rwose zo kwambara hese. Ngo nta kindi kintu akeneye. Ese 200 yazubakira inzu ariko. Ngo akeneye ngo pair of sneakers umunyarwanda ngo 200. Ngo uburyo zuzura salo n'icyumba cye. Ngo zose za Jordan. Umuntu ashaka gukora uruganda riduka, ashaka kuduka rakubeshyaga. Ntabwo yacura, ashaka kuzicura. Ngo zazambara gute? Nomero ze ngo akajya zihinduranya uko ashatse. Ibyo ngibyo kabiri. Ngo zibwo ngo that's his hobby. Ngo naho urukweto rumwe ajya rwambara. Akina basket. Kareka. Ado akina basket biraryoha kugira inkweto nyinshi. Nta kintu kirya ko uhagaze mu kibuga wambaye teni nziza ifuze n'inkweto n'isocks ry'umweru. Ufite sparring mu ntoki. Ubwo buzima buraryoha ku mwana mutoya kuri dushaka kubyumva. Uburyo zisaba 200. Oya. Pair of sneakers. Ubwo mbere numvise umuntu ushaka inkweto Alpha DJ Khaled. Abagenzi mufite dreams ziri crazy. No Bob, wari kumbaza ubuzima bwawe. Nibyo ngibyo natekerezaga ariko byaje guhinduka ntangiye gukura. Ntangiye gukura nibwo natangiye kureba. Ngiye nagize ababyeyi nabo bari bafite trauma zabo zenye n'ibihe byabo. Ku buryo byari bigoye kubona papa na mama bavugana umunsi wose bavugana neza. Uretse bagafite akanatari kumva undi ariko ari kuvuga. Bikaba ngombwa ko papa keeping a distance akigendera kugira ngo atange amahoro. Of course. Nyiri urugo baga controlling. Waza mu ntuze rero kaba ugomba compromising. Kandi nako batari bu compromising. Akahitamo agapuriga back. None ariko ibyo bihita bikurira papa ahantu hagoye ho kuba alcoholic. Yoraga yanyoye. Kugira ngo kupe nizo stress zose yoraga ari hayi. None ikibazo gihinduka iki? Ukajya umubona. Ukajya umubona kandi kabisa ubibona ko adahari kandi ahari. Ngiye kintu cya nangwaga inzoga. Nangwaga inzoga kandi nyinshi pe ko nakuze wacu rwose. Kunywa inzoga ari byo. No reze no kuzinywa twanazicuruzaga. Twanazicuruzaga rwose. Nta rugo byari ibintu byatari ku buryo umuntu yavuga ngo yanjajinga ambaye inzingo. None biza kunyangira umunsi umwe. Naragenda nywa nanubwo nabaga mu rugo nari nagiye muri kaminuza. None ndataha ntashya abahungu baranyakira. Ewana turarihamya. Byanyabye ariko. Wagiye muri kaminuza. Naragiye muri kaminuza. Kaminuza nabwo ntabwo nari nzizi ibyo ari byo. Ninjye nizi ibintu ni kwiga leta n'yamitemo civil engineering njya kwiga ntabwo nari nzi ibintu na bimwe ndi gukora kabisa. Kugeza ubu nari ntamenye ibyo nshaka n'ibyo nshaka kuba byo. Ariko ubwo ni 2011 ngiye muri kaminuza. Ugendera muri system ya education. Followinga kwiga nkiga nka passinga nkakomeza ndiga ba Bruce njya kwiga. Nuko ntaje nabigizemo. Rundo kuvuga ngo wenda ngo nari nzi ngo mparanira ibi ntabyo narakimwe. Inzozi zanjye zari kubera umusirikare bigeze kubera papa yajyaga biganira cyane. N'abandi bantu b'abaonkere bajyaga bivuga nkumva nyine nanjye ngomba kumuba no gukunda abasirikare twavugaga kw'abana bose. Ariko bigeze hagati maze gukura muri ane branch nibwo nanze igisirikare. Ane branch gute? Handi warakoze senior 6 togejeje kujya muri uni. Nibwo nanze igisirikare. Uritegura kujya muri kaminuza. Yego, nibwo nanze igisirikare ariko kubera nyangira kutishyira ngo nizane. Kandi ushaka kwishyura ukiza. Yego. Natekereje nibwo nari ntangiye ibintu bya art. Natangiye gukora fashion muri The Max Agency. Kwa The Maximo. Ariko nabwo nkabona ibintu biri busifire bwinshi. Bakaravuga ibintu by'ubutinganyi ntako ntabyo nari mbona ko nyine ari muto ntari no kuntereta. Nkajya ndumva bivuga nkumva nta bintu ntashaka ku ariko nkagira igihe cyo observinga nkareba detail nkumva ibintu simbikunze ntangiye noneho kuganira n'abasirikare naje kubona akazi noneho nkajya abakiriya banjye bose bari abasirikare generals colonels no bari abakiriya banjye mu kazi nakoraga tukaganira nkareba amahoro make baba bafite yaoda nkumva ntago nashobora igisirikare niho nanjye igisirikare burundu muno mukicane kavuga ati oya ntabwo natabu ngubu
kubera ko bampamagara n'ubundi wahita ujya mu gisirikare. ndabireba umunsi nganira n'abagabo babiri ndabaza ubuzima bwabo nsanga ntabwo bwemerewe kurenga umupaka kandi nkunda gutravelinga ntabwo mwemerewe kurenga umupaka numva ni ibintu nawe waba udafite aho ujya ariko kumva ko hari aho utemerewe kujya kibazo. ndabireba wapi icyo gihe bita mbona Bruce ya civil engineering mbona na Cadette byose byari biri kuri table gutya ari bibiri. Bruce ya civil engineering na Cadette. Cadette yo ngajya nyire barankareba ngisanga ukuntu ngiye kwinjira mu gisirikare bakambwira ngo nzakomeza nige ariko kwiga tuzabiganiraho. Okay. Ni ikintu tuzagirana kugira ngo ngiye kujya kwiga iki ibyo bya Bruce byibagirwe forget. Natwe dufite ubushobozi twakurihira. Ahubwo uziga iki? Yego. Tuziga ibyo ushoboye apa nibyo leta guhitiyemo. Tuzareba ibyo ukeneye mu gisirikare bijya kwiga. Nziga ryari nziga nzatangira igisirikare maze kwiga batoya. Uranze umusirikare ubone kujya kwiga ugira minamba ubone kujya kwiga. Yego. Ndatekereza icyo gihe wari ufite nk'imyaka igana? Imyaka 19 no 19. That's very interesting. Ndatekereza ariko urumva ko wari ufite amahitamo. Good. Ndatekereza umugabo umwe ubwo yabaye general niwe warampaye offer ya Cadette. Okay. Tagije ndabwira ngo kumuhakanira mbona ntago ndi mu fetse kuko twamutinyaga mubwira ngo hoye. Ahubwo nakoze iki twarana banaga bitaditaye utahe ntago nagiye mu rugo ko yari kuza kwankura. Nagiye mu bantu twinshi zanjye twiganye niho nagiye kumwisha ibaze ge udizatize iwanyu udizatize nawe wari ucumbitse ugiye gushaka. Urumva kuva mu rugo kuva nabaga aho iwe njya azi wacu byari okay hari kuviremera azi Nyamirambo byari kumutwara ibintu nka 20 ekwitanu ndapata ntabwo ari kunsiga. So ubwo wari wagiye kwava maze gutekereza uti by'igisirikare n'ibirimo igisirikare cy'uburema amahoro none nkabona nkahita ntangira project aravuga n'ubundi nize kubaka no muri secondaire ko engineer biranyoroheye data ba engineer nikorera akazi ndazirirwa ni voyage ngiye kubaka hirya no hino ku isi nuko numvaga ubuzima bwanjye ngiye kubworienta. Ariko no kikiganiro nkakimuganiriza buri munsi akagiha 30 muri conversation nka gutya akagiye kubita 30 icyo kigisirikare kigikuta 70. So icyo gitekerezo cya international engineer akajya amanota 30 iki gisirikare akajya 70. Rimwe na rimwe kanagiha 90 kabisa kuko ibyo biri mu byindi byose impamvu uri kugira gutyo no kufite umutekano ariko kugira ngo ibyo byose tubice ugira igihugu akamaro nibyo twavunikiye ngwino nawe udukore mu ngata niyo spirit y'abagafite yaganye n'abanshinzwe bakavuga gutyo ebana nkabona ni ngewe abo gutari kumva ibyo bintu umva ikindi kintu nanjye gisirikare Bob ntago yarambwiye ngo ninzajya mba ndi kuvuga ibya gisirikare turi Rwanda gisirikare wazinje kiganiro jya wibuka amapeti yanjye ngo niba tuba tuganira ku bya gisirikare twavuye mu buzima busanzwe bwa gisivile twagiye mu gisirikare jya wibuka amapeti yanjye. Yaranwa kuguforoma kuba umusirikare utaranakigeramo. Ntukajye umvugisha nkayo anko yo wati tuganira turi hanze y'ubuzima bwa gisirikare. Oya iyo tuzanye topic yo kuba umusirikare n'ametamo gisirikare jya muri kuganira. Yongara uzi ikintu yaramwe kugukorera yararimwe kugutegura ariko si ukugutegura gusa yararimwe yashakaga kukubwira byinshi ku gisirikare kuko ntabwo abibwira umusivili. Ebana aranganiriza arambwira aragije gira arambwira ati twebwe rero ikintu cyubatse discipline mu gisirikare ni order. Iyo mukuru wawe ari gukora ikosa akagutegeka kurishyira mu bikorwa urishyira mu bikorwa ukabivuga ko ryabaye implement it report it. Bivuga ubyumva ko rikosa utabyumvuga ukarikora. Order is order. Baba aho ngaho rero ubwo twabonaga umunsi wose hari ubwo umunsi twaryamaga yandakari icyakugoraga n'ubusivili twaryamaga yandakari
nta musivili ushobora kumva oda ukuntu umuntu agora ikintu atumva ntabwo mbyumva gute se urumva noneho birangiye ikintu cyanshepinze rero ni iki nicyo wambajije nashepinzwe n'ubuzima navuga ko guhera icyo gihe natangiye kwibana noneho bwa butesi bunshiramo option yangiza hano uri gukura fans no kumfasha bijyanye n'ubuzima bwiza isa nizifunga ko shwa yabo sinigeze nyemera ntangira kwimenya kwirwanaho mu myaka ingaho buryo ni 25 ya Bruce baduhaga 25 ya Bruce kabisa ni baduhaga ibi 25 ugomba kubiryamo kabiryamamo ukanabiteretamo ukanabisindamo iyo tari kamije iyo tayizoga yize kababu nuko life yise hinduka cyakora byamfunguye ku maso ntangira kureba ubuzima mu mabara yose binsaba gushaka akazi kandi niga ndahangayika rero sasa ntangira gukora nkajya nterateranya nkabona ntibyakunda ibyanze ubwo wakwigira mu gukora ishuri isomo rikaba yagutsinze kandi actually kera leta yarirukanaga sape ebyiri barakwirukanaga supplementary ebyiri barakwirukanaga rwose ebana ukarwana no kwihora ari imwe itagize ijyahe ya kabiri life igenda gutyo turakomeza bona ubuzima burakomeje ntangira kuba umugabo gake gake ariko hagati aho icyo wavuga gikomeye cyagushepinze kuba umugabo niki ikintu cyanshepinze naba exposed ku mafaranga naba exposed ku natekereza ko biryoshye nkiri mutoya gute nagize amahirwe yo gukora birakunda noneho ntangira gutusha amafaranga abantu bakuru bumva ko ari menshi ariko nabwo nkumva ntabwo ampagije utangira kugira ya nyota y'ifaranga kubera ko na yindi bitaga menshi urayafite kandi urumva ugishaka amafaranga atari utwo dufaranga nkabona ngewe babona ko n'ubuzima bwanjye bwarahindutse inyuma ariko mo imbere numva nta cyahindutse ibyo byarangoye cyane kuko natinyutse actually mu bantu tungana natinyutse nabatinyutse mbere none ntangira gutekereza niki kirambye kandi kando kanshepinze RPF yaranshepinze gute nagiye muri RPF nabaye kwaza nabaye chairman kuri kaminuza numvaga ndahantu ngiye ahantu nzantanga ibitekerezo kwanze ngiye reka mbivuge n'ubundi byararangiye ishyaka RPF twajyaga turimba turwanye twese igitero ubuhunzi we kaze FPR ya cyagitero harimo ingingo 9 RPF yari manifesto yari yubakiye RPF mwumva ibyo byose byararangiye turwanye igitero ubuhunzi nta buhunzi bugihari leta amaze kudeklara ko ubuhunzi bwa impunzi zose zitaha ubumwe bw'abanyarwanda bugira agaciro ubumwe bugezweho demokarasi yubahe mu Rwanda nkumva nayo igezweho ikirebwa muntu turwanye ruswa no gutonesha nkumva byavuyeho ntabwo nese none ngenza muri RPF nje numva tuje kuyirenewinga kuyihumekeramo umwuka none tukavuga ati ibintu muri kuvuga ni old fashion byararangiye dutangira umurongo muzima chairman urumva we ntiti uri kuri kaminuza ufite abanyeshuri nk'ijana tubyumva kimwe wadanje kuko twiye kuhaza na pastor Bizimungu mwenda kumucamo kabiri nago twari kumwumva twarabagose abakonari nago bari kumwumva twarabagose abakonari bicara hejuru batangiye gushaka kumutuma twe twiteguye kubafata baratubuza twe tugiye kubakubita shaka twiteguye n'inguni Bizimungu arega nawe mukonari ntabwo ari kubyemera kubafata ko bari yarabazi nayo ariko twe twiteguye kandi twaje kuri kaminuza twabiteguye Bizimungu ari n'abantu urumva jewe ntabwo nari mu itsinda rya kwa Bizimungu nari mu itsinda ryo kwa vice president urumva ariko barabitubwira ko gahunda ihari abakonari bari buzane ari bugeyo abakorari bazana esprit hakinjira tata yuzuye inkoni tukabakubita byeruye none urumva none ikintu cyabaye kuko icyo gihe perezida w'inkotanyi naho mukiniraga nuko nguko na joininze actually RPF numvaga ngiye guhindura ibintu byinshi ubaye chairman bigenda bite nanditse amabura menshi cyane usaba iki nsaba ko bihinduka nandikaga ko bihinduka nkagaragaza ibyo bintu byose turi kubyumva ariko nahashize hazaza harihe muri ibi bintu
the future. What is the future in this concept? Ubuhunzi mwavugaga mwaje iki gihe bwari futile kuri mwe ariko kuri twe ni past. Abantu mwarabacyuye n'intera mwe mwarazicyuye. So ruswa no gutonesha imanza mu nkiko ni nyinshi. Ibyo mubigeze kuri. What is the future? Umunsi umwe umuyobozi randeba umwari muri duhagarariye sire specialize yacu aranyitegereza. Arabwira ngo wa mwana we ishyaka ufite nirihura n'umuntu mubi uzahita upfa. Ariko nirihura n'umuntu mwiza uzagera kure. Ndamutamaza ngo wayo uri mwiza cyangwa uri mubi? Arambwira ngo njyewe I'm nobody. Ibintu wanditse uko wabyanditse ngiye kubitanga. Niba narabitanze niba atarabitanze simbizi. Nabyo yatanze. Ariko icyanyeresha niba atarabitanze arabiganiriye. Kuko twahuraga na chairman w'akarere. Akaza kunganiriza teko biti. Harya nyibutsa. Mufite imihigo ki kuri kaminuza? Nkamubwira akatangira muri andevya mu kiganiro. None dukora iki kiri buzamure kaminuza? Tugire gute? Okay, nkavuga nti okay. Icyo gihe yarabitanze. Nisubiye yarabitanze. Icyo gihe nabwo rero nahise kwiga birangiye mpita njya ku iwacu. Ndavuga ni hanga kuri kaminuza baravuze ko ndi umunyeshuri. Reka njye mu nzego za nyazo sasa za RPF. Ku mirenge Bob nagiye mu mudugudu wacu. Ndiyamamaza. Okay. Njya ku kagari. Ndapasinga. Ndakomeza. Byari bikomeye. Ariko ikintu cya mbere cyanje naga kurusha ibindi ntago nabonaga twebwe muri bintu byaba RPF zari za data. Twumvaga ari ibintu bya data bajyamo bakaganira ku bibazo abaturage barengeranye bakabikemura imisanzu bakayikorektinga nuko twayifataga ni cyamanye. Ariko n'ubwo hari abakifata gutyo. Yes. Ari noneho rero icyo gihe habonetse ingando ziri serious. Nuko nagiye mu ngando. Uri ku karere. Tujya mu ngando turaganira baratuganiriza noneho batwereka RPF ivuguruye. Duhanganye n'iki? Turarwana n'iki? Icyo gihe haje cyitwaga Team PK. Team PK nuko yatangiye. Natwe dukora Team PK tukumva tugomba kujya tuvuga PK bamukasa kuri social media tukavuga. Ariko icyo gihe binyegereza nakoze concept y'umurenge y'umuganda. Bimwe babwiraga nanjye numvaga umuganda nta kibazo. Honestly speaking. Umuganda wenda muri za 90 naho rukimaze. Ariko muri 2013 Bob kumanuka kugera uyu munsi numvaga nta concept y'umuganda tumvikana. Ni ibintu umuntu atema igihuru ukwezi kwashira kikagaruka. Kandi ukakibarira amafaranga. Akakibara bije ngo umuganda ngujije bije zirizi. Ntabwo wijeze. Wakijije. Wasevize bije zirizi. Icyo gihe umuntu washinzwe umuganda ari Rivera mu Kabaramba. Namusabye appointment ngandikira n'impano icyo mushakira. Ariko ntitwahura mpura n'abamwungirije. Turaganira umuganda nandenzanye umuganda tech. None ugasanga Bob ngiye nize n'urugero ndi nk'umwarimu nize muri ki. Ugasanga nk'ishuri ryo muri 9 years basic education rimaze igihembwe nta mwarimu gifite kandi njyamye muri quartier nta nakazi mfite. Kandi Bob bakubwiye ngo ujye kwishongereza ku ishuri rya 9 wabyanga nubwo bataguhemba ntago wabyanga. Numvaga rero ari ibintu birimo icyuho kinini cyane. Icyo genda bishepinga po ndabyandika neza mu ngando umugabo wararo n'amayimeri ya president personally. Yamaye. Nukuri ko namwandikiye email. Imyadu zacu. Namwandikiye numvaga bitumvikana. Ariko noneho umuntu wo kwa Mukabaramba yamfashije kumva concept y'umuganda mu yindi sanze. Kandi icyo gihe wari umukada wa RPF. Ariko ntabyumva. Noneho nabo twakoranaga ko ntibabyumva. Nese Mukabaramba no mu RPF. Oya yari muri Minaroke. Yarashinzwe umuganda. Umuganda ari mu nshingano ze.
niyo mpamvu ofisiye twaganiriye ikanganiriza Okay, ni nabandikiye mbasa kutuvuga niyo mpamvu utabonanye na Mukabaramba nyirizina wakiriwe n'abakada bene wanyu burya ariko zigashaka nibo dawe iyo yari mwene wawe ari ubonyine bamwakira kugira ngo bamoriente utaza guhabwa amakuru atuzuye muri kadaship rero nibwo noneho twaganiriye birambuye abantu baratuganiriza batwereka igihugu aho kijya izo mpunyu bavuga z'igisirikare ibibazo bikomeye bakje mwagize priorite noneho batinyuka kubivuga nuko nakurinze down amashagaga arashira ntangira kureba ubuzima mu mabara yose nuko none mubara ya nyayo uko busa ibyo gihe ntangira gukora noneho ati yanjye ntangira kuyizamura nigira muri ati politiki nsa n'ubivuyemo gakeya kugira ngo baze bishepinge ndavuga nti priorite zacu nizigera bazasange twiteguye nanjye bitangira ku ruhembe rwa ati ndahagarara ntangira kubaka ibintu bya ati President wamwandikiye imbere umubaza iki namwandikiye musaba ko twahindura concept y'umuganda uwumvaga ari iyi donc we wasuggestinga nge na suggesting bivuga gutyo dukora umuganda namubariye iminsi ibyo hari nka ryari yego ko 2013 2015 gitangira Nshuti Manase yari yakabaye minister Nshuti Manase yigeze kubivuga byashoboka muri parliament yari ndabaye bushyikirana nabatangira kuvuga ikibazo cy'umuganda yuko umuganda uza imipaka igafungwa business zose zigafungwa abantu bakajya gukora ibintu ahubwo igihugu kigahomba amafaranga kuko nta business igenda kandi ibyo bintu mu by'ukuri twakakoze ahubwo amafaranga dukuye muri iyo business y'uwo munsi tukajya tuyotanga agakora ibyo bintu President mubwira nabishaho nanjye icara nakumvise icara abubwiza ukuri ku muganda ikibazo cy'umuganda ni ahantu gihuriye n'ibikorwa biriya by'isuku biriya bikorwa by'isuku ni byiza ariko concept y'umuganda iri mu kubanisha abanyarwanda ariko raporo y'umuganda Bob yazaga itevuga ibintu biturukanye n'ibyo iravuga ngo umuganda w'uyu wa gatandatu wahagaze $590,000 of course muri economic terms ugomba kuza usobanurira abasirimu bo banyapolitike uburyo ushobora kuba adopted ahandi ariko twebwe inside at the heart cyari ikibazo cyo kubanisha abanyarwanda umva concept irakwese President kumuganda ko namwandikiye nahise mubarira navuga nti mu bihugu nka Finland n'indi bihugu by'iburayi bya Scandinavia bigira imyaka 2 naziya imyaka 2 umuntu yavuye kwiga ayimara korera volunteer igakorera leta icyo gihe wari ufite imyaka ingahe umwandikira nafite 23 urumva umuntu yamara volunteering asavinga for the country aho ntantu ni naho akunda igihugu cye akumva ntacyo atagihaye natwe mu Rwanda iyo ubaze kuva ku myaka 18 kujya ku myaka 65 iminsi irimo yenda guhana n'imyaka 2 haburaho iminsi mikeya n'ubundi ni almost imyaka 2 yuzuye ubaze buri wa gatandatu hanyuma gutyo kuva ku myaka 18 kujya ku myaka 65 umuntu amara ari mu kazi iyo minsi yenda guhana n'imyaka 2 ndamubwira aho hantu rero I love that ibyo bintu n'ubundi dukora ya system in long term ariko mu by'ukuri twebwe ntabwo bitugiraho impact direct kuba twakunda igihugu ku buryo twumva twanabinkera gutabara tukaba turi reserve ahantu igihe habuze umwarimu nkajya kwigisha nta umpemba igihe habuze umuganga nubwo n'abandi muri retirement nkajya gufasha ababyaza nkabakabyara ababyeyi ntibapfe babyara iyo gute concept niyo concept namwandikiye nabwo reba nk'ubu ngende engineer dufite ibyumba icyo gitwaye dufite ibyumba muri Nyamirambo 230 biri kubakwa bya 9 years nta platform nimwe ku muganda ishobora kuma chance ngo ngiye kubaka n'abandi ba engineer banamobiriza ngo baze tujye kubaka kandi nta mafaranga tubasaba tushaka gukora natwe dukora ibintu nanditse page nk'enye nandikiye President email personal kabisa mu cyongereza mu Kinyarwanda no mu Cyongereza bivanze byose nabivanze ko ndayandika maze kuyandika ndayohereza niba arayisomye
niba atarayisomye sinabimenye tuzamubaza ibyo ntabwo nabibaza ibyo ntabwo nabibaza ubu ngubu tuba twaganira n'ibintu bitari ibyo ibyo byari iby'ubwana mfite ibindi binini twaganira bwarago yari tatu yandikira perezida ni ukuri narabikoze ariko ikintu cyanditse ko ushobora kuba narabibonye ni uko ndetse mpamagarwa abantu bagiye bajya mu itorero tujya mu itorero turaganirizwa kandi twaganiriza ryari itorero riri kiriya ry'abakada tuganirizwa ibintu noneho nka moteri y'igihugu kabisa ikintu navuye naracishije make navuye nk'ibyo ngibyo umaze kungura mu kanya ukanyereka ukuntu no kwicara iwawe mu mwaka bitashobokaga umunsi umwe ibyo navuye narakurinze none yarayisomye byashoboka ko ashobora kuba yarayibonye kuko nahise nabaye ibimenyetso bihari byose bigaragaza ko yayisomye rero nahise ngo ni umuganda teka umuganda ugezweho tuhuze na tekinoloji umuganda wo gutema ibihuru kubira wongera bikamera ahubwo tuba umuganda wo kuba enjeniyeri bitanga twe tugashaka fandi abaturage bagashaka fandi umuhanda bakawubaka nta mendevure itanzwe bya bihuru hamwe hari ibihuru n'ibitaka hakajya sinandikiraho perezida njye nandikiye prime minister kandi njye mwandikira muhereza ultimatum ariko njye namwandikiye kubera ko nanjye nagiye muri minisiteri ariko wowe urumva ni isheti byewe hari amategeko bari bishe mbahereza tate desi nibazirenze ko mbajyana mu rukiko rw'ikirenga oya urumva washyizeho njye nashyizeho na ultimatum ndangije njye byo ntabwo nabikora ni ultimatum nawe wacuganwa n'iminsi 30 mbere y'uko iba hasigaye 2 bajya muri cabinet banzura ku cya kindi nababwiraga kandi babikora nk'uko nabisaba that's good bagize impact ariko nibavuga ko nyansubiza bw'ibaruwa ariko arabikora that's good icyo gihe prime minister ari Makuza kubwa Makuza ariko wakangutse kera reka navutse ndi basi ryarashe n'ijisho kubwa Makuza wandikiye minisitiri w'intebe wari ukangutse urumva ni ibyo ubwo buzima nibwo bwakugize umugabo kuko nabonye inshingano zo gufata icyemezo ndi muto nkajya nkani mvuga mu ijwi ry'abantu benshi bandi inyuma so twabuduplicatinga gute uburyo twabigira nk'ikintu cyafasha urubyiruko basi kugira ngo bakanguke mbera mbonye urubyiruko nk'abantu nkawe bameze nkawe nka 25 yari umusaza w'inararibonye wabimbwiye ngo dushake urubyiruko nka 25 magana abiri ruturuka mu burere butandukanye inararibonye ari mu inararibonye bagende muri RPF zaho mu turere bakore mu mavugurura bavuga ibitekerezo bishya cyane nibarangiza kandi bajye bakora follow up kuri RPF i Kigali ibintu batanze babibonye ariko ikibazo abajene nijyo nayo nasoza navuga rimwe na rimwe twumva u Rwanda atari urwacu twumva hari abantu rugenewe kuri level umvise ikintu akaduka nkorogoshoye mbwira mu kanya kuntu babahembye mu kibazo ikintu babahembeye kandi muri kurinda igihugu cyanyu urahembera nanjye barinda bajye ko bajye gosenge bakabiguhembera kuri umusirikare afata salary byaratuko njye ikibazo kimeze gutyo ku ruhande rumwe iyo ubuntu ari kureba ikintu akwa mugani yakora Bob yakora akagikora neza akabona rero ndi kugihemberwa ati no kugikora neza byibuze no kuba mu nzego za RPF ni ukuvuga ko you are involved hari ikintu ushaka jewe mbabazwa nabumva hari ibyo yenda badasobanukiwe cyangwa se ba blaming our generation inzego zaho tuganirira naho mwahurira nibazirimo na hamwe bari akubwira murashaka amafaranga mwakira ariko gihe nimumvugisha na platform nk'inti yavuga hari benshi zanye badashaka kuvugira kuri tunuze nka gutya kaho ngo se ngo ndajya kuvuga iki ngo barantekereza ngo iki kaho none se kandi ushaka ko bihinduka u Rwanda mu minduka ushaka mu gihugu hari ishyaka tuvuge riri ku butegetsi rya RPF Inkotanyi no mu karere no mu mudugudu ariko reka mvuge mu karere hari sekretariya yaho nurajyayo nukorana n'inama nabo nta nubwo ujya muri izo nzego
nta n'igitekerezo uratanga no kuri Twitter. N'inzego z'ibanze n'uzirimo, nuri mu nzego z'ibanze, nuri mu nzego za RPF Inkotanyi, nuri mu nzego z'urubyiruko, nuri byibuze no mu abanyerondo b'ubwuga, tuzakuganiriza tugusanze. Na social media platforms nta nubwo atanga igitekerezo. Nurangiza ugakubitwa ukajya kuri Twitter utera urubyiruko murakennye, nise tubakureye mu gitondo amasaha dukorera mwebwe mba muryamye, nijoro igihe turyamye mwe nibwo mugerageza gukora, kandi nabwo mugakora amasaha 3, bamwe ntabwo babona ibitotsi, sizi ibibazo bwahuye nabyo, nitwe twarwanye intambara ariko trauma izi wanyu, ukabona umuntu w'urubyiruko ararara azenguruka inzu ngo yabuze ibitotsi, ati 23 wabuze ibitotsi. Uyu muginga yabibuze ati wamujyana kuri patrol, niba yabibuze kandi umukoze patrol yabibona, umukoze patrol yabibona no ku burizi yasinze. Sikibaza ko mwarushye urubyiruko ko rwavutse runaniwe. Nese baduhaye reka je ngo nsabize wenda nkore ka request gato. Ntekereje ko gatekerezo natanze n'ubwo ndari umwana ariko numvise ko bakaryoshye. Baduhaye volunteering platform iri flex mbere yuko mu volunteering. Iri flex umuntu ayikora yishimye. Mbere yuko mu volunteering ibyo nabyemeye, nabikorera ubuvugizi kandi mwabibona dufatanyije, ariko baze mumfashe. Basi niba utiyumva mu FPR ukaba ari irindi shyaka rijyemo, ariko get involved mu nzego z'urubyiruko, get involved mu nzego z'abahanzi, get involved mu nzego z'aba youth volunteers, get involved. Gira ahantu uri tugusanga kugira ngo dushobore kuganira. Ariko arakandikana tuzagusanga iyo mu rugo se uryamye, tuzagusanga muri salo ushaka za sneakers 2,000. Twese tuzagusanga mu kabari se. Byibuze mugira ahantu icya kabiri, ni ugera no muri izo nzego gira n'iki wumva cyahinduka, be courageous to say it. Niba ari na chairman ukarere cyangwa ku murenge, mwandikira ibigi ndabona byahinduka. By the way, ndagushimira kuba warandikiye President wa Republic. Uzidone se ukuntu ndagushimira yuko unari na chairman w'abanyeshuri uko wandikaga inzandiko z'ibyo ukeka byahinduka. Narabyandikaga. Yego. Narabyanditse rwose. None ikintu cya uzi bwa mbere byandika. Haje baranywa nkoreye inama akabasaza komite basaza. Ntabwo ibintu uvuga nibiki. Yego. Kandi uzatwicisha. Oya. Ibyo nawe bivuga. Oya abo ngabo ni y'urubyiruko resist abo bantu. Ngiyo uvuze ngo manifesto y'umuryango yubakiye ko hashize, ngo ikintu uvuze urakizi? Tabwa ni igikize. Ndavuga none se mwe muri abari mu munyigisha mumbwire ikintu cyahazaza kirimo niki, ko rero mwagishe gutekereza mwagishije imibare na physique bwese ko muri mumbwire noneho niki imibare niki kigaragaza imibare na physique no kugira logique na raison. No ni mumfashe mumbwire yego niki cyahazaza kurwanya ubuhunzi se biracyari valid. Bagusubije iki ngo ibyo turabyumva ariko ntawe bivuga ntago bivuga gutyo. Why? By the way, ako kantu ugise neza ukavuga rubyiruko nshuti zanjye, mu bantu mugomba kwirinda bamwe babasaza bagaragara ko bari muri system ariko bahora babikamo ubwoba to compromise bazagufunga. Mugabe uzi abantu bambwiye kera ko nzapfa nzafungwa se simari ngo mumwirinde Mugabe, ngo Mugabe ngo niba watangiye kumwegereza urabona ibyago, ngo leta iramushaka, ngo buriya ntabwo ijya imwizera. Abo bantu bose utarashobora kubatsinda, you are compromised, uba wararangiye. None n'abataravuze ntacyo babonye. None se abo baceceka bo bageze kuki bahinduye iki se mu gihugu? Ariko na president yavuze ejo bundi yavuze ngo utivuga ngo udapfa ubundi se uvuze uko byemera ugapfa bitwaye. Fashaka kantu mbera dukangurira urubyiruko to resist ababikamo ubwoba bwo kusaba no ku-initiating ibintu bishya, ibitekerezo byabo kandi byiza byubaka. Yego urubyiruko nujya ugeze ahantu ibitekerezo bakakubwa ngo uceceka, uzajya unyura hano. Uziko nasubiyemo indahiro RPF muri RPF munyandera bamwe RPF ari abantu bamwe bayirimo ariko ntekereza ko batayemera neza, bari very compromised from the RPF yemera kunenga
kunengwa no kugirwa inama kugira no kugirwa inama Yego. kugira nako karimo wayigira inama ariko no yakugira inama cyane ibyo rero kuko nicyo kigira ndasubiramo indahiro narahiye yego ndavuga ni indahiro narahiye ni iyi ngibyo buri kumbwira byo guceceka ntabwo birimo kunenga kunengwa nanenze nkuko nayo yanenga baka kunengwa irabyemera kugira no kugirwa inama natanze n'inama y'icyakorwa natanze concept y'umuganda teke natanze concept yo kuvugurura manifesto ukayishingira kuri fitiye kandi ndatanga nuko byakorwa turabishingira kuri nuze kuri Steam icyo gihe Steam yari system twigiragamo ariko turi gutegura ki niba ari engineering twubaka u Rwanda ari nyine ku buryo turutangira ndabivuga abasaza barandira ngo ibyo nyine nawe ubivuga gutyo ngo urumva ngitangiye kubivuga gutyo mu buryo bujude ngo gumura bagenzi bawe wamara kugumura bagenzi bawe ngo mbuga mwatize imyigaragambyo ariko nuba warabyanditse se twe tumaze iminsi kwigaragambije ku kibazo cya keke na nuze na Roza Kabuye kwigaragambije ntitubikora ibitagenda n'ubundi turabivuga tukanagenda mukadushyigikira ikintu cya mbere ngushimire kandi n'ubu ngubu ari naho mbonera kuvuga kuri iki gitabo cyawe wanditse My Mother from the Stone Road nuko ibitekerezo byawe byandika njye ndandika sinjye nshobora guteza icyiza cyo gutanga ibitekerezo wabyanditse ni ahantu umuntu yakora ibinyoma byo kukubeshyera kukwinterpretinga kugusobanura utari we no kuvuga icyo ugamije kitari cyo wanditse kandi wabyegereje uwo bireba ejo bundi njya guhura na Minisiteri ya Art ibyo turi kuganira polisi yayo namaze gutanga draft tuganira ibintu namaze kohereza draft yabyo ufite mu ntoki utaza kugabanya cyangwa kongera ukankira ibyo ntavuze yego nkohereza draft imbere ukayimarana iminsi kaza tukaganira so iki gitabo cyitwa My Mother from the Stone Road tuzakiganiraho ni igitabo cyanditswe na Mbera Jean Claude Amir ni igitabo cyiza cyane nabonye umwanya wo kukinyuzamo amaso gake sindakirangiza ni igitabo yandikiye nyina wo ku muhanda w'amabuye kirimo kuzimiza ariko kirimo ukuri kwinshi kandi n'inkuru nziza ziryoshye iki gitabo kiragurishwa ibihumbi 30 byonyine by'u Rwanda iki gitabo kikakugeraho aho uri kandi ahandi ngira ngo abari mu mahanga ho nayandi wongeraho kugira ngo kibagezeho abo mu mahanga ni nabanje gucuruza amakopi mfite kugira ngo niko ni uploading kuri zira international platform barabanyatse economic right bahaye right yo kugicuruza bonyine yego nanditse maze ngicuruze locally noneho mu mezi ari imbere ndagishyira no kuri platform zabo yego iki gitabo murakibona cyane cyane ugikeneye yamamagara agahamagara Mbera bakubona kuri iyo nomero 078 078 14 4 14 4 93 subiriramo 078 14 14 nanone 4 93 iyo ni nimero ku muntu ushaka igitabo yayibura ariko nanjye yambona aho bambwira ko mbuze okay ndasaba asifiwe hasi uze kushyiraho inuza z'abashaka igitabo iyo nomero ijyeho kugira iki gitabo nacyo mu gisome mwumva ibitekerezo bye Mbere usibye kuba ari inshuti yanjye n'umuntu he's intelligent he's very intelligent and he's intellectually fit ni n'umugabo w'imfura cyane w'umukozi kandi nishimira kuba nkorana nawe iki kiganiro katugisoreza Mbere murakoze cyane Bob nizere ko ibibazo by'abagenzi babirangije ibibazo by'abagenzi bitwanzuye ko bari bu joining imirongo migari y'igihugu kigiye icyambere babanze binjire mu nzego z'igihugu tuganire bageze tubanze tubone aho tubakura leta yacu y'u Rwanda niyongere itugarureho ingando
kubera ko ingando zabaga iyo wabaga urangije segonderi wabaga ubizi neza kuri bujye mu ngando ukamaramo igihe runaka. Si itorero ry'igihugu rikora? Actually hari umugabo witwaga Desire wabaga mu itorero ry'igihugu, yari umusirikare. Abasirikare cyakora bakora ibintu bizima. Bayavamo byarahagaze. Sinzi ikibazo. Njyewe impamvu mbyifuza nuko hari aho wageze kuvuga uravuga ngo nta mwanya nabonaga wo kuba n'abandi mu rugo. Ese icyo gihe natamika abantu. Yego. Ariko ubu dufite amahirwe ko na mbere yabivuzeho ntago mbisubiramo kugira ngo ako kajagari ko kwirwa twidegembya kuri social media ejo nta hazaza h'igihugu haturimo ahubwo tukabona ambiance imbere yacu kugira ngo gacike wenda tubikora ariko dufite n'intego yaho tujyana igihugu muzadusigira. Ni iryo torero nirishyirwemo imbaraga rigarukeho nk'uko ryahozeho mbere, badutoze batubwire ngo nta muntu utangira kaminuza atanyuzemo. Tuve muri aka ngubwo ndangije amashuri reka noneho nge kwihangira imirimo nge kuri social media aba ari byo mpugiramo, ariko ejo hazaza h'igihugu ku buryo hari handi uhita ku muntu ukavuga se uyu muntu wasinze uri ku muhanda ejo azavamo uwuhe mugabo. Nge nifuza ko leta rero yagaruraho uwo murongo kugira ngo byibura ibyo tutabasha kubona mu babyeyi nabo bavuge ngo igihugu dufite abantu tuzasigira igihugu cy'ejo hazaza. Ariko bo akandi kantu narenze kuri icyo hari ko n'ingando nanone ziba ariko zikaba ari ibintu bazana PowerPoint bakadusomera ira system bigasa nka lecture aho kugira ngo muganire bakalecturinga. Yego biba ibintu ngiye nshora afande bayingana nizere ko ari bukurikire kino kiganiro. Bayingana nabitegure acima amatsinda habemo ko discussion ukuri kutavugirwa mu ruhame tubwire bafashe nk'ingando z'abanyamakuru ntago umunyamakuru bakuciza bakubwire ngo impamvu tukubuza ibi ngibi niyi ngo nurenga ngo usohoke wayumvise neza uye nongera ubyice ntago wabikora. Yego niba fata urubyiruko avuga ati ahantu impamvu ibibazo byanyu ni ibi ngibi twafunze tubare kwera inzoga zanyu mushaka kuba disciplined kuri twumvikana amaso yo gutaha mukiciro tutafunze. That's habe ingando z'abasizi oya urubyiruko ariko banyuze ariko mu masibo yaho ariko mu ngando icyo mbivugiye haba ahantu afande kabarebe naza niwe ujya ugerageza kuvuga ukuri ku bintu uko biri akanakubwira kugeza ku rupfu rw'abakamaretse bagenzi be ariko none n'abandi ntibafata uwo mujyo barengeho tubwiye ngo erega ngewe minister iri tegeko narisinye kubera iki kubafungira amasaha ni impamvu ebyiri murangwa ntimwicyure. Yego mwana taha mugataha mu Rwanda ugasanga umuntu umwe ateje akaduruvaye abandi bose babigendeyeho. Ibyo bintu mushobora kwihangana ubwanyu mukajyamo ngo mucungana ubona yasinze cyane mukamusezerera ku buryo bihinduka umuntu aba responsable w'ubuzima bwe n'ubw'abandi. Mbega birenge kuba nge nizihiwe kuba ugize amahoro menshi ngo afite igipande cya yundi niba nasinze cyane nkaba ndi kubyina nsakuza ndarya ndabangamira usinziriye. Ariko ibyo ntabwo bikeneye polisi kwiza gutunganya ihagaze ngo ducunga turi kunywa. Uburyo polisi ishyira igitutu noneho kubajya akabari ngo nimubona umuntu yasinze don't serve him. Nego ntese ubwo oya bibe ni ndangaciro ku buryo umuseriveri ahagarara akakubwira ngo nubwo uri kugura boto ndende ihenze ntayo ngo haye wasinze taha. Ibyo rero akabwira manager ngo uyu muntu sinamuhaye inzoga kubera ko yasinze. Manager akarengeza umunyarwanda umubwiye byonyine ijambo ko wasinze wansengereye se abivuga okay babivuga mu kinyabupfura amagambo meza ku buryo manager nawe reka kuvuga ngo ari kumbuza gucuruza akita ku burenganzira bw'umuntu ku buzima bw'umuntu fast. Uyu muntu ni mu inzoga ka blacking out ndabigenza gute reka mufasha tahe bamwe mu rugero aho ngaho birabikemutse reba ikibazo cya ribu. Ribu yirirwa kuri social media imeze gutya hari ibintu byinshi ribu ikurikirana ndakwiye kubikurikirana bikwiye gukemurwa na civic education. Nk'umuntu ribu irakwirukaho ngo wambaye ubusa kuri social media kubera twebwe twagakora tumugaya ku buryo uwo muntu kumugaya kumva ko namubonye. Abagenzi namwe musiga mufite ideology iteye ubwoba tutaramenya izina ryayo ngo my body my right
ibintu mukura muri Hollywood my body my right, niba nambaye ubusa n'uburenganzira bwanjye, ntabwo leta cyangwa sosiyete igomba kugira ijambo uko nambara and how I express myself. Reka umusanzu natanga aho ngaho nkiga muri School of Law mu mategeko, nafashe penal code nyishyira mu Kinyarwanda kandi mu majwi. Ndagira ngo nsaba Sefiwe niba bishoboka ajya ashaka basi ingingo za bonus nk'ebyiri buri munsi twigisha abantu, aza uploading na amajwi zinandikwa n'ama video. Yego. Nibura turangize penal code nzabakora n'andi mategeko twese tuyashyire mu majwi ku buryo abantu ikibazo dufite babu gikomeye nacyandikira utuma ugira shebuja kijyaho. Yari yashyizeho aka platform tumenya amategeko. Abanyarwanda ntabwo bazi amategeko. Nk'iriyo tegeko ryo kwambara ubusa n'icyaha, ariko ikibazo abari kritika niba babakobwa bashaka kwambara ubusa n'abahungu kuri kritika rero niba nikira abadepite bore ntabwo ari gutyo. Bo baravuga na sosiyete n'umugabo wanjye n'umuntu wari we wese ntawe ugomba kuntegeka ku mubiri wanjye uko ngukoresha, uko nambara n'ukuntu how I express myself. Urumva icyo kintu kandi icyo kintu mu by'ukuri muri ya movement ya he for she, women empowerment, feminism n'iki birumvikana, ariko si byo. It's a Western culture. Na hano okay, niba yakwirengera ingaruka z'uko yambaye ubusa, ariko twebwe se kandi twe tubireba tiba binyuranyije na customary law, amategeko y'umuco wacu. So reka nsaba iki kintu urubyiruko, cya mbere urubyiruko get engaged mu bidukorerwa, get engaged mu nzego, zaba inzego z'urubyiruko, zaba inzego z'ibanze, zaba inzego za FPR, zaba inzego z'abahanzi, zaba inzego abaki z'abacuruzi zijyemo, zaba inzego z'insengero nazo zijyemo, kandi nuzijyamo ugambiriye kureba ni iki kidahari cyiza, inyungu rusange ni iki kidahari cyiza, uruhare rwanjye ni uruhe, nazana iki, nunakizana kizane mu nyandiko, nubura hajya kandi atanga ibitekerezo kuri social media z'ibyo ubu nahagaze witeguye kudefanda ibitekerezo byawe. Exactly. Kandi wirinde ikintu kimwe, abantu bari muri system bamwe bari compromised bakubwira ngo hano turaceceka, uwo ntabwo ari umuco wa FPR Inkotanyi, no gusenya ikibi y'ukibonye urakivuga. Ego hari nibivuga ngo ibidakwiriye nimbibona nzabivuga. Actually ikindi kintu APF mu ndahiro mwarahiye kugirwa no kujya gutera no kunenga no kunenga biro barabyemera. Iki kiganiro reka tugisoreza. Yego, ndabashimiye bakozi ba Mugabe World. Muri iki kiganiro tumaze umwe tubaha icyo tubasaba ni ikintu gikomeye kuri twebwe, ni ikintu gikomeye, ariko kuri mwe ni ikintu kuri twebwe ni ikintu gikomeye, kuri mwebwe ni ikintu cyoroshye. Wirebe ikiganiro kugiye duhaye subscribe, duhereze subscribe umuryango wacu waguke n'ibiganiro bigere ku bantu benshi. Mugire umunsi mwiza, murakoze. Muraho neza, muhawe ikaze muri Venice Sauna Massage. Duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na service tugira hano iwacu, tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo kumanywa tugasoza saa 7 za nijoro. Umwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu, dukora Swedish massage, deep tissue, reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788625531. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Venice Sauna Massage.